Inshuti bakunzi ba Digital TV namwese mukurikiye Digital TV aho muherereye none mu turabasuje cyane. Bakunzi bacu rero ko twabemereye ko tuzatubahereza amahugurwa atandukanye kuri telefone ndetse na computer. Gusa kuri no nshuro ndagusabye urimo kureba ino video niba utarakora subscribe bangana kuri subscribe, ndetse niba ufite inshuti zitandukanye uze gukora share kuri channel yacu ya Digital TV kugira ngo aze kunguka ubumenyi buri muri video tujya dushyira kuri channel yacu ya Digital TV. Bakunzi bacu rero nkuko twabemereye ko tuzatubahereza amahugurwa atandukanye kuri uno munsi ngiye kwereka uburyo ushobora gutuma telefone yawe igaragara kuri computer mu gihe wakeneraga kuba wakopiye ibintu kuri computer yawe kuri telefone yawe ushyira kuri computer bikanga, bakajya bakwereka ko telefone yanze cyangwa se itarimo kugaragara kuri computer. Mu by'ukuri abantu benshi bazi ko wenda bishobora kuba biterwa n'umugozi wa telefone, batekereza ko telefone umugozi wayo ushobora kuba wangiritse cyangwa se utagikora, ariko muri uno mwanya ngiye kwereka ko bishobora kuba biterwa n'uburyo telefone yawe isetinzemo. Ikintu ndibuze kugukorera rero ni inzira ngufi nta nubwo ari birebire cyane, uze kwihangana urebe video yacu kuva ku ntangiriro kugera ku musozo, tuze kwereka uburyo uri buze gusoza ibintu byabaye neza ndetse urimo guconnecta telefone yawe ukayibona ku mashini. Icyambere ngiye kugukorera ngiye gucomeka telefone yanjye umugozi USB nyicomeke no ku mashini urebe uburyo iri bwinjiza umuriro ariko ntigaragare. Ahangaha tayari urabona ko telefone irimo kwinjiza umuriro gusa, kandi mu by'ukuri kuri uru ruhande rw'iburyo hakagombye kuba hari notification ikubwira ko telefone yawe yagiye ku mashini bitagusabye kuyotoriza cyangwa kuyemerera ngo ibanze ikore. Noneho nuza hano kuri File Explorer naho uri buze gusanga hakagombye kuba telefone ntayirimo, ndetse devices zisanzwe nka disk nizo ziri kugaragara. Ikintu rero tugiye gukora ni uburyo bwo kuza kubisetingira muri telefone yawe igihe icometseho cyose ikajya ihita igaragara bitagusabye kuyisetinga. Ikintu ndibuze gukora, ndibuze kuza hano muri telefone yanjye nshakemo setting, ndibuze gushakamo setting yayo. Niba uyireba neza dore ngiyi tuyigezeho settings, uyifungure. Numara kuyifungura uze kuza muri my phone cyangwa se about my phone, uyikandeho. Numara kuyikanda uri buze gushaka ahanditse build number. Iyi ngiyi urimo kubona hano, mu by'ukuri telefone zose nzi neza ko zigira build number. Ndagusabye nawe uze kwitondera telefone yawe, ujye muri about my phone cyangwa se muri my phone uze kubona build number. Numara kuyibona uze gukandaho inshuro 3 cyangwa se inshuro 7 bitewe na telefone urimo gukoresha. Iyanjye kugira ngo ube developer bisaba gumanza wakanda muri build number inshuro 3. Mu by'ukuri urashobora kuba utunze telefone iri bugusabe inshuro 7, ariko ibyo byose ntacyo bitanga, nako nta kibazo bitera, kuko n'ubundi inzira turi buze kuba turimo twese nimwe. Turaba dukeneye gucana icyo bita developer options muri telefone yacu. Ukicyumva developer options rero ushobora guhita wibaza ngo mbese developer ni iki, telefone ni iki? Mu by'ukuri telefone yariyo yose ibifite option ya developer ariko itagaragara mu application yandi ari muri telefone. Nk'iyi yanjye nitumara gukanda zira nshuro 3 urabona ko barimo kumbwira you no need, you are already a developer. Barimo kumbwira ko nge namaze kuba developer. Ikintu ndibuze gukora, ndibuze kuza hano inyuma nkwereka aho developer uri buze kuyisanga. Nugaruka muri settings za telefone zawe uri buze kubona hasi handitse systems, wakande. Numara kwakanda uze kumanuka hasi nanone hano handitse developer options. Mu by'ukuri mbere yuko ucana developer umanza ujye kujya muri system yawe urebe niba developer iri on cyangwa se irimo kugaragara. Niba itarimo kugaragara nibwo uri buze kuza ushake muri about my phone ahanditse build number. Ahanditse build number uri buze gukandamo n'urutoki rwawe inshuro 3 cyangwa inshuro 7 bitewe n'ubwoko bwa telefone urimo gukoresha. Mu gihe usubiye inyuma ugasanga developer options yamaze kujyamo, nta kindi uri bukore, uri buze guhita ukanda muri developer options. Noneho hano numara gukanda developer options, ikintu uri buze gukora, uri buze gusanga ibi bintu bya USB debugging. Ibi ngibi ishobora kuba iri off gutya
ariko uri buze kuyikandaho ibe on, ok, uyemerera itangire ikore. Noneho numara kuyemerera uze guhita ushakamo icyo bita default USB configuration, iyi ngiyi urimo kubona hano. Noneho numara kuyibona uze kuyikandaho. Mu by'ukuri urabona hano hari akadomo k'icyatsi handitse no data transfer PTP, aka ka kabiri MIDI USB tethering na file transfer and Android. Noneho urahita uva hano handitse no data transfer, uze gukanda kuri file transfer and auto Android, uze kuyikirikaho. Numara kuyikirikaho uhite uza usubira inyuma. Urabona ko telefone yacu ihise yimarika Infinix Hot 30i, ihise yimarika, bivuga ngo hano imaze kugaragara. Mu by'ukuri ikintu uri buze gukora nta kindi, uri buze kuza hano kuri USB ukore back, usubire inyuma. Numara